Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Muraho neza, mbanje kubasuhuza mbifuza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Jemwe muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye kwisuzuma turebe koko niba twikunda. Mubaze, ese urikunda? Nakubwira nti ntabwo wikunda, kandi nabikwemeza ntabikwereka ukuntu utikunda. Niba wumva wikunda, jya mu ndorerwamo wirebe, wibaze niba wikunda, ubundi wisubize umbwira. Uramutse wikunda, soma kino gitabo Bibiliya, uyisome, uyumve, urareba niba wikunda cyangwa niba utikunda. Hano honyine niwe ushobora kubonera ko wikunda kandi ukaboneramo ubuzima. Ntagira nti iki ni igihe rero cyo gusoma Bibiliya kugira ngo umenye uwo uriwe kandi urebe koko niba wikunda. Kuko niba ushaka kugira ubuzima bwiza, uziyange, iyange ukurikire Kristo. Kwiyanga ukurikira Kristo nta kundi ubikora. Soma ijambo ry'Imana, kumva icyo rikubwira, kuko ubuzima bwawe ubungubu ubona bw'umubiri buri muri iki gitabo. Iyo usoma kino gitabo ugafata ubuzima bwawe ukabushyira mu gitabo, nibwo ubona igisobanuro cy'ubuzima bwawe, ukareba kuko niba wikunda. Ndabikwemeza ko numara gusoma igitabo byibuze rimwe uzabona niba wikunda cyangwa niba utikunda. Nshobora kukubera urumuri, ariko sinshobora kukubera ubuzima. Kimwe nuko ntashobora kukuberaho ubuzima bwawe. Nakubera urumuri nkuko nanjye nabera urumuri, ukabera urumuri undi, n'undi akabera urumuri undi, noneho twese tukaberera hamwe urumuri ruhujwe, rugahuzwa n'urumuri rw'Imana, ari bwo buzima nyabuzima. Mbera urumuri, nanjye nkubera urumuri, ubera urumuri undi, n'undi, gutyo nibwo ijambo ry'Imana rizagira ingufu ku buzima bwacu kugira ngo duhinduke koko dukora ubwami bw'Imana. Yaba wari uzi ibyiza bihishe muri wewe, ushobora kuba ufite ibintu byinshi biguhishemo byiza, ariko kubera ko isi yakujyanye n'ibyiza nabyo ukabona utari kubigeraho, nabyo bikakuyobera, ntubigereho, ntubifate, ntubikoze imitwe y'intoki. Shaka ijambo ry'Imana, urisome, kuko ryo rifite ibifatika. Icyo rikubwira urabifata, nubwo bizira mu mwuka, ariko byigaragaza ku bw'umubiri. Birabanza bize ku bw'umwuka, noneho ubibone ku bw'umubiri. Birashoboka. Nkakubwira nti hari ubwo ushobora kuba hari uwo ubangamiye. Utuma ubangamiye gute? Waheranye urumuri, waheranye ubutumwa bwe. Ni ukuvuga ngo kudakizwa kwawe hari benshi gusubiza inyuma. Ni ukuvuga ngo uramutse ukijijwe, hari abantu benshi bashobora kuba bagushamikiraho nabo bakakira agakiza. Abo bantu wabagira impuhwe, ugakizwa noneho ukareba ko nabo bagahita bakizwa. Ni ukuvuga ko ushobora kuba uri kuboroka agakiza k'abantu kubera ko utari gukizwa, kubera ko utanabizi cyangwa utanabyitayeho. Aribyo bivuga ngo shaka, nushaka uzabona, nubona uzagira ubwoba, nugira ubwoba ariko uzatangara, numara gutangara uzahita utegeka bose. Iryo ni ihame, birashoboka. Ijambo ry'Imana ibyo rivuze ntabwo ryari beshya. Ni ukuvuga ngo hari umuntu utegereje yuko urumuri rwawe rwaka kugira ngo nawe urwe rwake. Umucyo wawe umubere umucyo mu ijambo no mu isi no mu mubiri, bityo nawe abeho neza nk'umuntu wikunze, byose biturutse ku ijambo. Reka turebe icyo Bibiliya itubwira mu gitabo cy'Abagalatiya 2:20. Abagalatiya 2:20. Nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uri muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri, bikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri, bikoreshwa na Kristo umwana w'Imana
wankunze akageza n'aho anyitangira. Kristo yaranyitangiye, yarakwitangiye, yaratwitangiye twese, reka natwe tumurwanire ishyaka twamamaza inkuru ye ku isi yose. Harangiza ngira nti ubuzima bwawe buri muri iki gitabo. Ubuzima bwawe buri muri iki gitabo. Noneho niba ubuzima bwawe buri muri iki gitabo, fata ubuzima bwawe ubushyire mu gitabo. Bivuze ngo iki? Ubu ni ubuzima bwanditse ariko abantu ntabwo babibona. Ubu ni ubuzima bwanditse ariko abantu ntibabibona. Noneho kugira ngo ufate ubuzima ubuhuze n'ubwawe, ni uko ugomba gufata ubuzima bw'umubiri ugasoma ijambo. Noneho bwa buzima buri mu ijambo bukaza nawe bukakujyamo, bukakwinjiramo, ukaba umwe n'Imana, ukuzura umwuka. Niho rero ubonera ubuzima, kuko ubuzima bw'Imana n'ubuzima bwa nyabwo bubonekera he? Mu ijambo. Nkongera nkakubwira ni ubuzima bwawe buri mu ijambo. Fata ubuzima bwawe rero bw'umubiri ubushyire mu ijambo kugira ngo ubeho uko Imana ibyifuza. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shà-lom, Shà-lom, Shà-lom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.